Muraho neza nshuti zacu, inshuti za Itabaza Family TV Show, turabashuje mwese aho muherereye, abo bwije, abo bukeye tubaha mwiriwe, abo bukeye tubaha mwaramutse, mwese buri wese aho ari turamushuje kandi turamwegereje mu kiganiro ngo yegere. Mu kiganiro twongeye twagarutse kuri televiziyo zanyu, turabashuje buri wese aho ari, turamuhobeye, turabakumbuye cyane. Hanyuma twarabuze cyane, twakomeje kuba bize, imyanya ikabura yo gukora ibiganiro, ariko uyu munsi twongeye twagarutse, muze murebe kuri ya televiziyo yanyu, televiziyo yacu ariyo yanyu, kuko ntiyobaho mudahari, ariko kubera kuko twese ari iyacu nyine niyo mpamvu dufasha twese. Hanyuma duha pole abagize ibibazo bitandukanye, abagwajije, ababuze ababo, mwese tubahaye pole mu mwihangane. Turiyegereza, twibagiwe kwiyegereza uri ku buhanga bw'ibyuma, turamwegereje mu kiganiro ngo yegere. Murakoze cyane. Nagwaye ibicurane, ndi kumva ijwi ryanjye ritameze neza, ariko turabegereje mu kiganiro cy'uyu munsi, ni ukuganirira hamwe, turakumburanye, ni ukugaruka kugira ngo dusuhuzanye, twongere dususurukanye. Murakoze cyane. Twongera kubibutsa no kubashimira, byari biduciye ariko si uko tutabizirikana, ibyo mukora turabizirikana umunsi ku wundi. Mukomeje kudushigikira, mukomeje gukanda subscribe, abashasha mwongere murebe, ni kuri Itabaza Family TV Show, mwongere murebe, abashasha mukore subscribe, abasangwa tunabashimira kandi tunabaha ikaze. Uzavuga harya ngo urugo rutakwisa umushitsi ntiruba ari urwawe. Nari nkoze amakosa yo kugira ngo ntibagirwe kubiyegereza cyangwa se kubashimira, ariko ndazirikana inkunga yanyu, ndashima kandi ndayizirikana kuko mukomeje kudushigikira mu nkunga yo gukora subscribe. Ndabashimiye cyane byimazeyo, kandi nongera kubasaba ngo mudufashe, mukomeze mukore subscribe, tuzamuke. Urebye abantu bareba bitandukanye nuko subscribe imeze, muzamure, ntacyo bisaba gukora subscribe. Sinzi impamvu umuntu ajya areba ikiganiro ntakore subscribe, kandi ntacyo bisaba, ari ukugira ngo tuzamurane. Kuriya yaba nta kintu byafashaga, ku subscribe biba byaraje, ariko kubera ko abantu bakomeza gusaba subscribe, sinzi impamvu umuntu areba ibiganiro ntakore subscribe kandi yarebye. Mu izina rya Itabaza Family, twese ni umuryango twisangaho twese. Ndabasabye ngo kubw'imbabazi z'Imana, kugira ngo muzaza mubona ibiganiro cyangwa se muzaza mubona ikintu kinyuzeho, turabasaba ngo muza mukora subscribe, mudushigikire. Gushyigikirana ni byiza, iyo ushigikiye ejo nawe bazagushigikira, ariko iyo udashigikira nyine biba ari ikibazo. Iyo ushigikiye abandi uba wishigikiye, mu yandi magambo. Murakoze cyane, mukomeze kubana natwe mu kiganiro tugiye gukora. Turabasabye kugira ngo mutere udutebe kugira ngo tuganirire hamwe. Murakoze cyane. Uyu munsi turaganira hejuru y'ukuntu abantu bari nko muri Amerika
Afurika cyangwa se mu Buraya bwose aho baba bari, abafite abantu babo muri Afurika cyangwa se abantu basize muri Afurika bakomeza kubasaba amafaranga, bamwe bakayabura abandi bakayabona, ariko ugasanga bakwishyuzemo ngo wabimye amafaranga, ugasanga bakwishyuzemo ngo ugira amafaranga ariko tubaha amafaranga nk'uko babyifuza. Ese wowe ubona biterwa n'iki? Murakoze cyane ku kiganiro cyiza cyangwa se kuri topike nziza uzanye. Mu by'ukuri iyo sije irahari kabisa, kandi buri kintu cyose kigira changamoto cyangwa se kigira intuze yaco. Hariho amaka menshi umuntu yavuga. Baba bumva kuko wenda umuntu uri hanze yahindutse. Ikintu cya mbere bazavuga ngo uko wari umeze siko kimeze. Cyo baza bakwita umugome, bakakwita iki, bakakwita mbese harabura gato bavuga ngo bakwite icihebe. Ariko bitewe burya iyo utari ahantu cyangwa se utari mu bintu wowe kuzumva tibyoroshe. Mu by'ukuri ntekereza ko ni ukudasobanukirwa n'abari hanze, abari mu Buraya, abari muri Amerika. Ahubwo usanga sinuvuga ngo bafite ibibazo bimwe, ariko usanga bafite ibibazo nabo biteye ubwoba, ariko akumva kuko wahindutse, akumva kuko niba agusabye amafaranga utayabona, akumva kuko wahindutse, akumva kuko wabaye umugome, akumva kuko uyamwimye uyafite. Ntekereza ko tubishize tekereze wenda hano nko ku kwezi hari igihe umuntu ashobora kugusa ukwezi kuza gushira wenda udafite so bibwira inshuti yawe ngo ibyumve. Aba yumva kuko uyamwimye, aba yumva kuko udashaka kumufasha, aba yumva kuko mbese utamuhaye agaciro. Kandi wenda ufite amafaranga wenda ubona, usanga sharije ufite cyangwa ibibazo ufite birenze wa mushahara ubona. Ukiri aho ngaho ntaguciye mu ijambo, ubona rimwe na rimwe atari abantu bo hanze nyine nk'uko tubivuga cyangwa se babivuga, atari bo batababwira ukuri, akabereka ko afite ifaranga ariko akabereka ko ari bize kurusha uko yamwereka ko ifaranga ashobora kuba yarazibonye ariko afite ibibazo nawe birenze amafaranga afite. Ahubwo bo bakabereka ko bari bize cyane kuruta uko babereka kuko nabo bashobora kuba bafite ibibazo birenze ubushobozi bafite. Ubona icyo kintu cyo kitabaho? Urakoze cyane, ibyo bintu birasobanutse. Hari umuntu ushobora kuvuga ngo nageze hanze akirarira muri Afurika, akirarira abo yasize hariya, akumva kuko akamubwira ati hano dukora amafaranga, hano tugira gute, akamwima amakuru, akamwereka yuko ari hejuru, akamwereka kuko ari mu bisubizo, akamwereka wenda no kuja no kumuha amafaranga yabiburiye umwanya, ariko amafaranga atayabuze. icyo hari ababikora. Hari n'abandi ushobora kubwiza ukuri, uriya ubwijuje ukuri akumva kuko uri umushishe, akumva kuko uhamubwira ibibazo, akumva kuko uhamuganyira, kandi wamubwiza ukuri, kuramubwiza ukuri, kuramubwiza akumva kuko
ari ukumuhakanira akumva kuko ari inama ari kubera ko kumubwije ukuri akumva ngo ngo uragowe nawe nicuzije icyatumye nkubwira kandi bakibagiza ko umuntu afite ababyeyi biwe abo ufite mu nshingano mu gufasha. usibye n'ababyeyi kuko ushobora kuburara bo bakabimenya ko waburaye, wagira make bakabimenya kubera ko ukosta biba buri munsi, ariko hari umuntu ushobora kubwira ngo ushobora guheza ifaranga ukwezi kumwe, yagusaba irya kabiri bamubwira ati nta mafaranga abonetse, akibwira ko yayabonye ubushize ahari uyamwimye kubera kuko wenda hari nk'uko yagusabye cyane, ntiyumve kuko ushobora kubura amafaranga, ntiyumve kuko nawe ashobora kugusanga mu bibazo runaka birenze ubushobozi ufite, akamakubwira ngo ukeneye amafaranga muri iki cyumweru nawe uzuhembwa rimwe mu kwezi, tuhembwe buri munsi. tukiri aho ngaho ushobora kubwiza umuntu ukuri ukamubwira ati yewe usabye amafaranga mu by'ukuri wenda afite ibibazo, usanze narayapangiye afite ibindi bibazo wenda bitandukanye, cyangwa se narayemereye undi muntu, cyangwa se mfite ikindi kintu napanze agomba gukora. hari umuntu umwe wigeze kumbwira ngo hari umuntu wigeze kubwira undi gutyo nyine, aramubwira ati wowe se kurambwira gutyo ahubwo ufite ubwenge, mbese noneho wa wundi uhawe usaba aratukana, noneho wowe uhawe usabwa niwe ugiye kugira ikibazo kandi ntekereza ko buriya nk'icyo nsubiye muri icyo kibazo wari ubajije, hari igihe ubwiza umuntu ukuri muri kwa kuri wamubwiye wewe akakubonamo noneho ko nta bwenge ufite, ubaye zezenge, twagereranya wenda ikibazo kiwe nicyo kiremereye kuruta icyawe wapangiye wapulaninze kuva umwaka cyangwa se amezi angahe, nicyo wari uvuze. hari n'abandi birarira ku bandi, ariko ubwijije umuntu ukuri, icyo numva njyewe gikwiriye, umuntu niba akubwiye ugomba kumubwiza ukuri, ukamubwira ati ntibishoboka cyangwa birashoboka, yakenera ibisobanuro ukamubwira ati kubera iyi mpamvu niyi, ariko si na ngombwa kumuha ibisobanuro, niba bishoboka birashoboka, kuko tekereza kuko utakwima umuntu ikintu ugifite kandi ubona ntacyo byangirije. mu by'ukuri tekereza ko ntabwo ari ubundi bugome, ntabwo ari ikindi, hari igihe usanga bidakunda, kimwe n'uko muri Afurika umuntu yabaga ari umunyakazi uhembwa amafaranga pe, ariko wayafata mu ntoki, ibibazo akaba aguciye mu ntoki, akemura ibibazo, wafashe amadeni, wagize gute, iki n'iki. so ntekereza ko ntabwo ari ukwimana, kandi ntabwo ari nuko nabo bataba bayafite, baba bafite dufite ibibazo ndetse biruta ibyo muri Afurika. gusa nyine nuko wenda udashobora kuvuga ngo sinshobora kuburara, ariko hirya yo kuburara hari ibindi bibazo bikomeye, urayazana amabire yaha usanga araje uko aguciye, uko yafashe mu ntoki niko agiye, kandi iyo nduvuga ngo akujya ko gufata ideni ry'iwacu, ngo ufate ideni ngo uvuge ngo nzishura ukwezi gutaha, hano itariki n'itariki wayagira, nuyarenza barakubarira inyungu, kandi nibatanakubarira inyungu baragushira mu bantu batwara ideni ntibishyure, ugasanga icyo kintu kikugiye mu ntuze yawe,
mu myirondoro yawe kuko cyangirije cyangirije sitati yawe mm, CV yawe mu gihugu ni ukuvuga ngo nutishuri hariya ho bashobora kugufungira inzu cyane rwose. ariko hano ntibogufungira inzu baragushiraho iryo kosa ko wakoze ikosa ryo kutishura inzu ku bushake bo ntibazi ko ushobora kubura ifaranga cyane kuko rwose. baba bazibonye ko wazinjiza ntiwo babwiraga ngo nazohereje ngo abavandimwe ngo abaturanyi ngo muri Kenya ngo muri Congo mu Rwanda ngo barashonje iyo bazoreba amafaranga ko yinjiye agomba kwishura inzu iyo bazoyabona ko yinjiye numara bagushireho uzaza uje ahantu hose gushaka inzu bavuga ngo inzu tuzo wishura inzu ico ni ikibazo muri Afurika bashobora kugufungira inzu ukayashaka nyuma y'iminsi 2 ukayishura aho hano ushobora kutishura biri imodoka wayishura utinze kera bigasanga bagiye muri inkanso bakwanditseho ko utishyuye kandi barayapandisha barayongera bagenda kuzamurira buri munsi n'inyungu ugasanga ikibazo cy'umuntu wokubwira ngo jewe ngo mfite ikibazo c'ibiryo woyashaka ndabyumva ni inzara wifite ariko hano haba hari ibibazo biri ngombwa ugomba biri obligatoire kuko ugomba gukemura bitewe n'ahantu utuye bitotuma wirengagiza hari ukuntu wokwirengagiza ukavuga ati wenda nza nishura inzu ku gihe reka noneho kuno kwezi nkereze nkakujya muri Kenya ukazubwira nyir'inzu ukamubwira ati noneho amafaranga araza atinze nimba narishuraga kuri 20 zishura kuri 25 akakubwira kubera ko uri umukasitoma we mwiza umwishurira ku gihe akakumva hano uko bimeze ikintu cyose hari n'igihe bikora automatique ya tariki yashika agaciriye ukaja kuri konte ugasanga konte iriho ubusa kandi wahembwe kubera ko bagiye biyishura amafaranga yabo systeme ziratandukanye kandi ntiworeka kwishura amafaranga yaraje kuri konte yawe barayabonye uje gusobanura ngo wanze kwishura ngo yarakoresheje ibyo rero uzangombwa hano bigomba baraduhemba ariko amafaranga baba barayabariye ese none reka ibibazo aba ari byinshi ariko ibyo byose ntabwo ngaya abantu rimwe na rimwe bo muri Afurika birumvikana iyo birumvikana pe iyo umuntu ari hano bumva ko afite amafaranga kandi abantu numva bakora amakosa gutanga amafaranga uyafite ntabwo bika ifaranga umuntu yaburaye tibikunda ugomba kumuheza nimba ari ibyo 2 akagenda akagura akawunga ariko nza mbona rimwe na rimwe ariko dukora amakosa none se woheza abantu bose ariko umwe umurengereza ibyo ukavuga ngo wakoze ariko amakosa nuko tuza tubirarira abantu bari hanze bazwi nk'abantu bafite ifaranga bazwi nk'abantu bameze neza ugasanga rimwe na rimwe nyine ibyo bavuga bifite ishingiro kubera kuko ntibazi ubuzima bazi ubuzima bwiza kandi ubwo buzima bwiza ntabwo ufite ntabwo urimo ahubwo ni wowe ubabaye kumurusha kubera impamvu ubabaye nuko hano ubarirwa amasaha urumva ayo masaha urabarirwa ntuba mu nzu kandi kurakora kugira ngo wishure inzu yabo wishure umuriro ubuhenze wishure bile imodoka zirahenze wishure wishurire ku gihe hano ikintu cyose kitishuriwe ku gihe ikibazo ni ikosa rija ku myirondoro yawe rija kuri CV yawe bigaragara kuko utari sawa bituma wobura akazi bituma wobura inzu bituma wobura ibintu byinshi utabona n'inguzanyo wenda ukeneye inguzanyo muri banki bareba ko hari amadeni ufite
ya hari rero amarikije ku ufite. muntu utabizi ko ibyo bintu bihari, azi ko ufite ifaranga nawe umubwira ngo ifaranga ngo turazikorera, ifaranga turi nazo, muri nazo ariko ntawe ubihakanye, no muri Kenya no mu Rwanda zirahari nk'uko bazibona, bakishyura amazu bakarya, ya babayeho uko babayeho kose, babayeho ayo bafite yose arabatunze, ariko ibibazo ukabereka kuko wenda ari umwanya ubura, ariko ntubereke ko umwanya wo kumuha ifaranga cyangwa se uri bize kuko isi vuga ko amafaranga ntayifite, kuvugisha ukuri ukuri umuntu akumva nta kugaye. gisa nabyo rwose. Ariko hari igihe uvugisha ukuri, reka nkubaze none nimba mbwiye umuntu ngo nta mafaranga afite, akivumbura akanga no kukuvugisha, ese kukohereza amafaranga no kuvugana, wenda muri abavandimwe cyangwa muri abafamiliye cyangwa se mwari inshuti, niba nkubwiye ngo nta mafaranga afite, guhitamo kuvuga ngo jesi nzosubira kuvugana n'uyu muntu yanyimye amafaranga yagize gute, akakubwira umugome no kukuvugisha ntakuvugishe, kandi mwari musanze muri inshuti, kandi wenda si uko wanze kuyamuheza, wowe ubyumva gute? uzi se ese amafaranga n'ubuvandimwe cyangwa ubushuti niki waha agaciro? iyo nshuti yawe utarayibwije ukuri ko ubuzima bumeze hano, ishobora kumva nyine ko wayimye ifaranga. Umuvandimwe wawe ukwangira kuko utamuhaye ifaranga, ari umuryango ho ndabyumva, umuvandimwe wawe umunyerezamo ntabwo wubwira, ariko umusore w'umujene biragoye hano gufata inshingano zo gufata umuryango wanyu, cyangwa se abafite imiryango zihari, ariko ibibazo biba hano ni uko zikoreshwa. Musobanura ukuntu ibintu bya hano bimeze, nubwo utosobanurira buri wese, ariko umuvandimwe wawe uramubwira, akubwiye aho kugira ngo umutakaze cyangwa se umubure, uramusobanurira. Ifaranga zishobora kuboneka ejo akaziguha cyangwa se ntiziboneke. si jewe cyangwa wowe uwo mutakaza, kubera iwe niwe nawe ga niwe wumva ko kuko wamwimye amafaranga uri umugome, utamutekereza. Sinzi ese amafaranga n'umutekano cyangwa se amafaranga n'ubushuti niki cyiza, niki wohitamo? nyine ubushuti buri mu kugugwa, nyine urumva umuha ifaranga nyine mu inshuti, ariko utamuha ifaranga nyine arizo yumva ashaka kukurusha, ibyo birumvikana kukureka nta buremere bifite kuri we, kubera kuko icy'ingenzi ni ifaranga. Iyo atazibonye nyine urumva biroroshye, ariko ikintu kinini buri wese aza asobanurira umuntu, areke kumwitaba cyangwa se areke kumwereka ko ari bize, umuntu akugaye atazi impamvu wamwimye ifaranga. Hano ifaranga zobura, hano ushobora hari ukwezi kuza kurangira konti yawe iriho ijana harya nangahe, 1000 cyo muri Kenya, ushobora kumara ukwezi nta n'1000 cyo muri Kenya kiri kuri konti yawe, kubera kuko hano hari depanse zirenze uko bo babitekereza cyangwa ko kandi nta kintu hano cyo kwirengagizwa gihari. Ni ukuvuga ngo umwana barareba uko aza ku ishuri yambaye, barareba ibijya azana ku ishuri, ko azana indyo yuzuye igomba kuza buri munsi, uko umwana yambaye, uko umwana arya, ubuzima bw'umwana uko buhagaze, kandi ibyo byose tugomba kuzirengagiza. Ugomba kuba maso ku buryo ugomba kubikurikirana, ugomba kubikurikiza utirengagije na kimwe. abino nko bazavugaga ngo kubyara abana benshi ngo ni depanse, nyine mu rwego rwo kugira kwirinda depanse,
akabyara umwana umwe cyangwa agatunga akabwa cyangwa se inyabo byo bikarangira. Nabonye n'utubwa hano birahenda nabyo birahenda, utubwa birahenda kabisa. utubwa ni ukuvuga ngo ugure imbwa bifite bareba umutungo ufite nabyo bakareba ko uzoyitunga, ni ikibanza cy'inzu cyangwa se inzu. ntekereza ko mu by'ukuri ntawo kwimana amafaranga yafite, nta mutima mubi abantu bazoza bababarira abantu bari hanze. Simbavugira, wenda umuntu aravuga uko abibona n'ibyo wenda uko umuntu yatekerezaga hanze siko umuntu yahasanze. Wibwiraga ko n'ukuntu wabitekerezaga uri muri Afurika, ukuntu umuntu ariko umuntu azayifuriza umuntu wese, umuntu azayifuriza umuntu wese wabaga iriya ngo azaze yihurize n'ubuzima yumva atekereza, kuko hano ashitseho yabaho. ibyo utekereza iriya si byo usanga. Kandi ba bandi wari waragaye ukababwira ati njawubwira umuvandimwe, ubwira abavandimwe barenze 3, ariko mbura n'amafaranga ya dodo muri Kenya, ukaza wumva nk'ishavu, ukumva uramugaye, ukumva ngo usabamo iki ngo abantu bagira ifaranga kuri ntawe utaragaye umuntu pe, ariko byishwe no kudasobanura ukuntu ibintu biba bimeze, byishwe n'abantu kutamenya, biza byicwa n'abantu kudatanga amakuru ngo bakugaye ariko bamenye kuko atari impamvu guturuka, hatari ubundi buhemu, nta nshinge abantu batewe. Izo nshinge twebwe hano Norvege ntazo batera, nta nshinge ziterwa n'ahandi hose bo gutera. Wenda muri Amerika sinzi nza mbona banywa imiti myinshi umuti wo kwima abandi ifaranga, ariko umuti wo kwima ifaranga abazungu bo bigirira umutima yozi kwima ata muti waguteye. ibyo ngibyo byo ni ibintu abantu ariko n'umutima w'umuntu yaramutse ni ibintu bashika bagahura nabyo hano mu buzima, bashika bagasanga hano butandukanye n'uko yabutekereje, tugakomeza tugahisha tukagira hano bari barahagize nko mu ijuru, ariko ni mu isi, niho mu isi kurenza iwacu. Iyi niyo si bavuga iwacu se ko nta kibazo. Iwacu wageze ujya kugura umunyu gusa mu isoko n'isukari bikaba birarangiye. sinzi ukuntu mu gitondo nabitekereza. Iwacu ni muri paradiso. nsanga iwacu nta depanse nk'iwacu, iyo tuguma mu buzima bw'iwacu. Depanse y'ikisi sinzi ukuntu natekereje. iwacu hari abakoraga nkanje, nakuze mama nza mbona aza akora isabune mu nzu, tutaza tugura isabune, aza acuruza amavuta tukajya kuyo bacuruje aho. Yaguraga umunyu ntabwo rimwe, umunyu ni kangahe, iveri ry'umunyu cyangwa se amaveri 5, bakazagura ndagira amaveri 5, mukaba mumara iminsi muhamurya umunyu aho. Isukari bagura, twamwaga se icyayi ryari, twimweraga amata. stress twazisanze, nta stress twagiraga, ariko ndeba stress abantu bafite ruguru twageza dukoresha amaboko, ariko twageza dukoresha ibitekerezo cyane, ngo usanga abantu ino bararushe uzambara iki. Tekereza ko ibintu bigenda bihinduka bitewe n'ahantu abantu bagenda baca n'ubuzima abantu bagenda bacamo. Burya abantu iyo basangiye ubusa bitana ibisambo, bisa n'ibisambo. abantu ni ukuri mugende muyishuke abantu mubabwize ukuri, kandi titubabwiye kubera kuko wenda ari uko hari abadusabye nyine batabyumva, natwe nyine kandi natwe si ukuvuga ngo ntabo tuzaduheza, tuyabaheza kandi menshi. uzi ko mu kwezi ariko abantu bose ntiwobakwira, turi Imana ngo urakwira hose, kandi ntiwoshimisha abantu bose. Bamwe nibo bakubwira ngo wewe wabaye mubi, kandi abandi nabo bakavuga ngo warakoze. tubokwiza abantu bose ngo bikunde. Nugira uburyo ukagira ubushobozi,
umuntu akagutakira ashonjeho birumvikana rwose kuko natwe twarashonje, rwose hari umunsi rwose twabuze ntitubiciye umunyu amazi batubayeho, ariko ko turabibabwira kugira ngo turuhure abantu imitima. ya, Hari abantu barushe timu- baruhijwe n'abandi ntibumve kuko abantu kandi babaye abagome barushe, wewe nta ruhare wabigizemo, ntabwo uzaja kwiba ngo uheze umuntu ifaranga kugira ngo yishime. oya pe ntibikunda Karareba uko ukwezi guhengamye, karareba aho biherereye uko bimeze. Hano hari depanse udashobora kwirengagiza zikwangiriza seve, zikwangiriza ibintu byinshi, bituma ubura ibintu byinshi kubera kuko utishyuye. Mu gihe mwebwe hariya ushobora guhengamisha ukwezi kumwe, ukundi wakwishyura neza bikajya ku murongo. Hano siko bimeze. Iyo kumwe guhenganye uba ufite ubutokoye. Aho iyo ikintu kibuze, umwana yabuze urukweto ku ishuri, yazanye urukweto rutameze neza, ikoti ritaremereye, iyo ni seve, uba utokoye. Rero ibyo ni ibintu duhoramo ibitajanye n'igihe na sezo ino baza bambara bitewe imyenda ijana n'ibihe na sezo na kirima. Abantu bari ino bararusha, barahagaze mu mitwe, amatiresi arabishe kabisa, arabishe mubyumve. Nta muntu wakwanga umuvandimwe ngo yageze ino, nta muntu wakwanga inshuti watakaza yica ibintu bimwe na bimwe ino bimwangiza izina, akavuga ati reka muhakanire mayidiya, nawe ntubyumve ukumva kuko hari izindi mpamvu zabiguteye. hano uje guhakanira umuntu wabanjije kubara ukavuga se birakunda birashoboka iki usibye no kubara, rero uza uhembwa uyu munsi, inzu ukereka birayatwara, umuriro ukera bakabara, bire y'imodoka, ahantu hose bishura, ibiki amakitivite yose ukora bishura, amatelefone amaki byose ni byinshi. Rero waje ukisanga usigaranye y'umugati, usigaranye y'amata, wabara ukareba ukabona ukwezi ntikuzahura, umuvandimwe akakubwira, iwe kamakubwira ngo ejo nkeneye amafaranga, akeneye amafaranga, nawe imibare ikumereye nabi, siterese. kandi rero uzoja ukaba bande hano ninde ukaba ko twese turwana n'imifuka, buri wese hano aba agwana n'umufuka we, aba agwana n'ibintu bye ukuntu bimeze. Ushobora gukaba washiriwe, ariko ni porobureme kabisa, ni porobureme. Gusa abantu babwiza ukuri abantu babo, akwange kuko nyine ntakuri mu mutima, kandi ndabyumva kuko ubyumva kubera kuko niwe biri, ariko byibuze tubabwize ukuri. ubwira umuntu ukuri, mubwira ati natwe twe kubirarira ngo dufite ifaranga ntazo, ifaranga zirahari, ariko ibibazo nabyo biruta amafaranga. Kimwe n'uko muri Afurika zirahari, ni nk'umuntu wokubwira nk'urugero, ni nk'umuntu wokubwira ngo muri Kenya ntaba ifaranga, ni nk'umuntu wokubwira ngo mwohereza $100 muri Kongo niho ari inyuma yo muri Kenya, akakubwira ngo buri kwezi ubona ifaranga unyohereza. Muri Kenya urabara, nimba ubonye $20 urishyura inzu y'ibihumbi 12, urishurira umwana ku ishuri, urarya, wagaragaza kubona amafaranga ukabona n'ibibazo birenze amafaranga. Ni nkako hano bimeze. Urugero ntanze si uko muri Kenya hangana na hano, ariko ntanze urugero rwo muri Kongo no muri Kenya kugira ngo wumve. Ahantu hose niko twavuze, iyo ubonye ifaranga ubona ibibazo hagiye hagira ibibazo byaho bitandukanye, kandi hano noneho si ukuvuga ngo ni rimwe na rimwe, ni depanse ihoraho buri gihe twisangamo buri munsi, buri gihe kabisa. kandi noneho hano ugasanga ari wowe uri mu buzima buri cipu kurusha umuntu uri muri Afurika. Hano se ukura ubuzima ariko ari mu nzu
ubona ni sawa, intebe zimeze neza, ibiki afite arataka, ariko umukozi hano karamumesera, karamuhanagurira ikirato. Hano siko ariko bimeze. hano siko Hano bimeze, woca umukozi. woca umukozi. Ikindi kandi ntiwokwifuza ibintu byose byiza hano ngo uzoje ujana n'uko ubuzima bukwerekeje kandi ukumva uranyuzwe. Noneho umuntu wo muri Afurika yumva afite umuvandimwe hanze akumva arashubijwe, ntushubijwe ahubwo nawe ni nk'abandi. nawe agiye ku bindi bimurenze uko yumva afite mu buzima bwiwe. Urakora ugakora nk'umutima, ariko wareba inyungu bikuyemo ukayibura ugasanga uruhiye gusa depanse, ugasanga uruhiye titubangishije ino turahabakundisha kuko ni heza wakoze, hari ibyiza byaho n'ibibi byaho, buri kintu cyose kibazo wakoze hano ntiwubaho nabi. Kandi ntituvuze ngo twabimye amafaranga kubera kuko twayabuze, ahubwo amafaranga abura kubera kuko depanse zingana n'uko amafaranga yinjira. Inaha baragukarikira inzu, bazaje kuguheza inzu bakarikiye amafaranga winjiza, bakavuga ati arasiga, ibo babarira umuntu 200 buri munsi. babarira umuntu w'ukwezi uzorya angana gutya, muri bangahe, umwana azarya aya ngaya, azarya aya ngaya. Mbese iyo mibare baba bagufite imibare uzarya, bakabara inzu, ayo bakuraho n'ayo basigaza muzarya. Hanyuma numara bazaja kukubarira inzu, kukubarira yo kurya. Kera inzu babaze byose bashize ku ruhande, ugasanga n'inzu usabye ibo bazanye inzu bashaka, kubera kuko baba babona bashaka gukuraho amafaranga runaka. Depanse nyine zirashaka kungana n'ibibazo n'amafaranga winjiza. twagana ku musozo wenda tubwira abantu mu by'ukuri ntawo kwimana amafaranga ayafite, tibikunda. n'uwo yimana ayafite uwo ahubwo woyima umuvandimwe yaba afite n'utari umuvandimwe, si uko si umuvandimwe tureke noneho uburemere si umuvandimwe gusa ukeneye amafaranga, n'inshuti zawe ahantu wabaye hose. inshuti ni nyinshi, ariko izo nshuti tuzi amafaranga mwanya uba uraye cyangwa se umuvandimwe. ndabyumva, hari abantu ufite mu nshingano gufasha, hari n'inshuti izo ngibyo aho wabaye, abantu mwabanye, sosiyete zose wagiye ubamo, ahantu umuntu wose yagiye acamo, aho hantu niko abantu bakuzi, kandi niko bumva kuko ugomba kugira icyo ubamarira. Rero utagira icyo ubamarira, bakabona kuko wahindutse, wabaye umugome, utakiri wa wundi umuntu twasangiye akabisi n'agahiye. Wewe ni ikintu harakindi abantu bagira, niba umuntu akwandikiye ngo uri hanze, ntumusubije, ntugize gute, ntumuhaye agaciro, ariko umuntu mwabanye n'umuntu mwabanye, ikibahuza si amafaranga. Nubwo abantu batekereza ko ari amafaranga, ariko si amafaranga. Hejuru y'amafaranga hari ibindi. Amafaranga ashobora kuza yanyuma, ashobora kuboneka cyangwa ntaboneke, ariko ikintu cya mbere ni ukuganira, ni ukuvugana, ni uguhana inama. Iby'amafaranga nabyo abonetse ni sawa, jewe niko mbitekereza. Abantu bareke kumva kuko abantu babaye abagome, bahindutse, atari ba bandi mwabanye muri za sosiyete zitandukanye, ukumva kuko yashitse ahantu yiga iyindi mico, aba umugome, batewe inshinge, bamwoye imiti, babangishije abantu. Ni ibintu bitandukanye, wenda ibyo abantu batari bazi, utari bamenya, ugasanga ibintu byose nyine bigiye bigenda uko wowe utabitekerezaga. kandi wenda n'inshuti zibaye nyinshi ntiwozigeraho. Hari n'abantu baza akaba yanga kugusaba ifaranga akama avuga ngo uzamwibuke ugakora umwaka wose ugira depanse nko mu mwaka wose buri kwezi utabura umuntu wohereza, uza wohereza nk'abantu 2 cyangwa 3
ubwo se kuri uwo muntu wacecetse ngo uzamwibuka uzamutekereza ryari utaragira n'ukwezi mu mezi 12 ufite none uzawohereza abantu bateganyijwe umwiza ni uguhamagaye ko azibura. hari umuntu uzi uhita akurakarira ngo ntiwamwibutse turuzi umuntu waguhamagaye hari umuntu yaguhamagaye ukamubwira ati nta faranga nabonye ubu nyine ariko reka nisakasake nkore uku kwezi kubera kuko wambwiye mu kwezi hagati ntako nari meze reka ndebe wenda wumvishije ikibazo cyiwe ukazamushakira none nawe undi wacecetse ngo uzamwibuka buri kwezi ufite appointment uzaja kwibuka utarakubwira ati yewe ntekereza zibuze umuntu wavuze araruta umuntu wacecetse wabibwirwa n'iki kuko ashaka amafaranga cyangwa yayagusabye atagusabye aza yivovota atakwandikiye atagusabye atayagusabye ubu ngubu nta kibazo nje numva ko nta kibazo ateye ahubwo ufite ikibazo ni ubu ngubu uba wayagusabye wenda ntuyamuhe cyangwa se ukamusobanurira ukareka kumuhisha wanamusobanurira ko ntayifite akakumva nabi uwo nguwo niwe ufite nawe umuntu none se ncecetse ndakubwiye ko ngwaye wumpa imiti none umenya ko ngwaye oyaye kose uwo nguwo we yaba ari sawa ntawe ni ukuri abantu bo muri Afurika turabumva kandi tuzi wewe wababwira iki usohoza inama wabaheza kuri ibi byose tuvuze inama naheza abari hano n'abari muri Afurika njyewe ni ukubwiza umuntu ukuri we kumwirariraho ngo uri bize ku buryo utokohereza ifaranga uzifite uzi ukora guhera ku wa mbere kuva saa moya ukageza ku wa gatandatu buri saha ufite ifaranga hano abarabu baruzuye bagira mariya n'ibiki waruhutse ku cyumweru tubura akariya gafunguye nubwo abanushike bazafunga tubura ku cyumweru waruhutse ariko si ikibazo cy'ifaranga z'umwanya si ikibazo cy'umwanya cyabuze ahubwo ni mubwire ko depanse ufite nawe zimeze nabi nawe kurishura usobanurira umuntu mubwite ese umuntu abwiye undi ngo nta faranga mfite kandi utazifite koko ntuba uzifite none se ubwira umuntu ngo nta faranga none se ubukoshe tubukoshe nshaka kugwanja ruhande numva kuko uba ukiranutse abera muri Afurika umuntu akubwiye ngo nta faranga mfite ukamwumva kimwe n'uko nawe uza uzifata iminsi 2 ku kazi ukabona amadepanse yabaye menshi ari amadepanse ugira hano nibo bafite amadepanse nibo bantu barara bakamenya kubera kuko bafite ibintu birenze ibyo mufite biriya bintu byose twababwiye niko biba bimeze si ukubanga si no kwirengagiza si n'imiti bamwoye ahubwo ni depanse bafite n'uburemere bw'amafamiye uko ameze nyine uko bagiye bakura yagera hano ari umwe mu bantu muri famiye y'abantu 20 ugasanga baramumize nawe ubwiwe ntiyibone kandi nawe atanabahagije urumva noneho kugira ngo agere ku mushuti agere kuri buri wese wumva kuko yamugeraho bikaba ikibazo kandi atari impamvu zimuturukaho ari impamvu z'uko nyine konti itameze neza muza muzumva birashoboka yoziguha ntabwo tuvuze ngo nabo ni abakene cyane ku buryo ni abakene ku buryo yobura ifaranga ariko ni ikibazo nyine cy'uko imibare iba yihindurisha murakoze cyane naho ubutaha kandi mukomeze mukore subscribe